rimurikira intambwe zanjye, rikaboneshereza inzira yanjye. Ayo ni amagambo ya Zaburi 119 umurongo w'105. Ndagira ngo muri uyu mwanya aya magambo ya Zaburi tumaze kumva twese tuyagira yacu, tubisubiramo. Ijambo ryawe rimurikira intambwe zanjye, ijambo ryawe rimurikira intambwe zanjye, rikaboneshereza inzira yanjye. Nyakubahwa Vice Generali, nyakubahwa Padiri mukuru wa Paruwasi ya Bumara, basaseredoti biyeguriye Imana, bayobozi mu nzego zitandukanye, nyakubahwa munyobozi Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Rwaza n'abandi bayobozi muri kumwe, nyakubahwa Umunyamabanga mukuru w'Umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, banyakubahwa muhagarariye amadini n'amatorero mwaje kwifatanya natwe bavandimwe, ndabaramukije mwese. Kristo Yesu akuzwe. Muri uyu mwaka twizihiza yubile y'impurirane y'imyaka 2025 y'icungwa rya bene muntu n'imyaka 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda. Ni ibyishimo byinshi kuri uyu munsi duhimbaza mu rwego rw'ijambo ry'Imana, twahimbaza iyi yubile tubihuza no guhimbaza yubile y'imibanire myiza n'ubumwe bugomba kuranga bemera Kristo. Twishimiye kandi twifurije umunsi mwiza Paruwasi ya Bumara yakiriye yubile mu gihe imaze imyaka 13 ishinzwe, none uyu munsi ikaba yakiriye ibi birori. Icyo nagarukaho ni uko ijambo ry'Imana ridutungira ubuzima kandi rikamurikira intambwe zacu. Kuko rero bavandimwe, Imana ni urukundo. Mu rukundo no mu buhanga bwayo yashatse uburyo bwo kwimenyesha abantu, kubana nabo, kubavugisha no gushyikirana nabo, maze yohereza jambo wayo ari we sura nyakuri y'Imana na kamere yayo, kugira ngo barusheho kuyimenya no kumenya urukundo ibafitiye. Uwo jambo waje kubana natwe, akigira umuntu, akigisha isi ubuntu bw'Imana, akagaragaza urukundo rw'Imana. Nawe kandi waje ari urumuri rwerekana icyerekezo abantu bagomba gukurikira. Niwe ntangiriro n'iherezo, Alpha na Omega. Tukaba rero tumusanga mu ijambo rye, uko yabayeho hano ku isi, ibyo yakoze, inyigisho yatanze, amagambo yavuze, byose tubisanga muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nk'uko mwabibonye, twese twazinduwe no guhimbaza iryo jambo ry'Imana muri gahunda ndende ya yubile y'impurirane Kiliziya Gatolika mu Rwanda turi guhimbaza. Iri jambo rikamurikira intambwe zacu, rikaboneshereza inzira zacu, rikaduha icyerekezo cy'ubuzima. Ijambo ry'Imana riduhamagarira kubaho koko nk'abana b'Imana, kubana nk'abavandimwe, tukaboneraho kunoza no kwimakaza imibanire myiza y'abemera Kristo. Ijambo ry'Imana rero rikaba rikubiriye muri Bibiliya
ikaba inkingi ya mwamba inyigisho za gikristo zishamikiyeho. Ijambo ry'Imana nk'uko mutagatifu Pawulo yabyandikiye umwana we Timote mu ibara 2 umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 12 kwa 17. Ijambo ry'Imana niryo soko y'ubuhanga nyakuri. Niho umuntu avoma kugira ngo avuguruze ubuyobe, niho umuntu avoma kugira ngo akosore kandi atoze muntu ibitunganye, akaba ari igihame kandi akabona intwaro zimufasha gukora icyiza cyose. Ijambo ry'Imana rero soko y'ubuhanga nyakuri, ni mucyo tujye turisoma turizirikane riyobore intambwe zacu. Niho tuvoma ibyo twigisha abantu ngo bamenye inzira y'umukiro, niryo dukomoraho imyifatire ya gikristo igomba kuturanga mu rugendo rwacu tugana ijuru. Nibyo koko Bibiliya ni igitabo gitagatifu gihebuje ibindi byose, ari nacyo gikubiyemo iby'ingenzi Imana yahishuriye abantu, kikaduherekeza maze kikaduha ibyiza bitangaje, kikatwereka uburyo Imana iba hafi y'umuryango wayo, ikatwereka urukundo Imana idufitiye. Nk'uko mubizi, Bibiliya ikaba igizwe n'ibitabo 72 bibumbiye mu bice bibiri. Isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 46 n'isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27. Ibyo bitabo byose byanditswe, bitabo n'amabaruwa byanditswe n'abantu Imana yitoreye, babyandika bayobowe na Roho wayo. Kiliziya rero kuva mu ntangiriro ifite ubutumwa bwo kumenyekanisha iryo ijambo ry'agakiza, nk'uko tubisoma mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 28 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku 20. Yesu yabwiye ati nimugende mwigisha amahanga yose, mubatize ku izina ry'Imana Data na Mwana ari umutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Kwigisha amahanga yose rero no kubatoza gukurikiza ibyo yategetse abantu bishingiye ku ijambo ry'Imana bigomba kwigishwa bose. Ubu rero tuzirikane ko iyo umuntu arebye agaciro k'ijambo ry'Imana nk'uko tubibwirwa na Mutagatifu Jerome, aho agira ati ntawamenya Kristo atazi ibyanditswe bitagatifu. Ahangaha rero iri jambo riratwibutsa ko kugira ngo tumenye Kristo tugomba gusoma no kuzirikana ibyanditswe bitagatifu. Kuko ushaka kumenya Imana no gushaka kwayo asoma Bibiliya akayizirikana, ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu kuri uyu munsi nongeye gushimangira ibyo nifuza gusaba umuryango w'Imana muri Diyoseze ya Ruhengeri mu bijyanye no guha agaciro ijambo ry'Imana mu buzima n'ubutumwa bwa buri wese. Hari ibyo rero numva ngira ngo ngarukeho nihuse. Icyambere no gukangukira gutunga Bibiliya no kugira akamenyero ko kuyisoma no kuyizirikana. Ijambo ry'Imana tukarisoma kenshi kandi tukarizirikana mu miryango yacu. Gukora ubuvugizi kugira ngo Bibiliya ishobore kuboneka
ku giciro kidahanitse. Birumvikana umuryango wa Bibiliya mu Rwanda ubidufashamo, kandi iyo gahunda izakomeza. Kwita ku myigishirize ya Bibiliya mu maparuwasi yose ya diyoseze, mu mashuri no mu matsinda anyuranye. Guha umwanya ijambo ry'Imana mu nama zinyuranye abakristo bakora, mu nama nkuru ya paruwase, mu matsinda, mu makorari. Ni ngombwa ko haba umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana no kurizirikana igihe twahuye muri ibyo byiciro. Guha umwanya w'ibanze Bibiliya nk'igikoresho cy'iyogezabutumwa, igikoresho cy'ibanze, ni intwaro twitwaza tugiye mu butumwa. Hakaba no gushingira kuri Bibiliya no gushyigikira imibanire, tugashyigikira imibanire myiza y'abemera Kristo, tukubaka ubuvandimwe buhamye hagati yacu. Ntangira ngo ngaruke ku gaciro k'icyumweru cy'amasengesho yo gusaba ubumwe bw'abakristo. Muzi ko ejo ariho twagishoje. Ndabashishikariza kujya mwitabira icyo cyumweru cy'amasengesho yo gusaba ubumwe bw'abakristo, kandi icyo cyumweru kigaherekezwa n'ibikorwa bifatika byo gushyigikira ubumwe bw'abakristo. Icyo nasorezaho rero ni uko iyo twifuza gushyiramo imbaraga, hari icyumweru cyagenewe gusoma Bibiliya. Nk'uko mubizi, ni icyumweru cyegereye itariki ya 9 Gicurasi. Aha rero nkaba ngira ngo mujye munazirikana rya turo rigenewe gushyigikira umuryango wa Bibiliya, kugira ngo ushobore kugira imbaraga zo gusoza neza ubutumwa ufite wo gufasha abantu kubona Bibiliya kandi ku buryo bworoshye. Ibyo tuzihatira rero gushyiramo imbaraga muri iki gihe kiri imbere ni uguha imbaraga ishuri tumenya Bibiliya mu maparuwase yose. Icya kabiri ni ugushyiraho komisiyo y'ubutumwa bwa Bibiliya n'ubumwe n'imibanire y'abemera Kristo mu maparuwase yose. Icya gatatu akaba gushishikariza abantu bose gutunga Bibiliya mu ngo, kuyisoma, kuyizirikana. Icya kane akaba gukomeza kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza y'abemera Kristo. Mu gusoza rero ndashimira abantu bose bagira uruhare mu kwamamaza inkuru nziza bashingiye ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turishimira ibyiza twamenye tubikesha iri jambo ry'Imana. Imyaka 25 irashize tugaragarijwe urukundo n'ineza y'Imana. Turashimira cyane abamisiyoneri ba Afurika bemeye kuba ibikoresho by'Imana, bakaza kutumenyesha iyo nkuru nziza. Ndashimira abasaserdoti, abihaye Imana, abarayiki n'abafatanyabutumwa bose bitangira inkuru nziza muri diyoseze yacu. Mukomerezaho kandi mukomeze kurangwa n'ishyaka mu kwamamaza ubutumwa Yezu Kristo yadusigiye. Umunsi mwiza rero kuri paruwase ya Bumara yateguye neza ibi birori, kandi bikaba byagenze neza. Bakristo ba paruwase ya Bumara, murahirwa kubera ko mufite umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, akaba nababereye umuvugizi. Nakomeze abavuganira. Ndashimira abantu b'inzego zose bitanze mu gutegura neza uyu munsi, n'uburyo mwaje mwabukereye kugira ngo dufatanye guhimbaza iyi yubile mu byishimo. Ndashimira umuryango wa Bibiliya mu Rwanda inkunga waduteye
ariko cyane cyane nimumfashe dushimire umunyamabanga mukuru umuryango wa Bibiliya mu Rwanda kuba yaje hano n'ubutumwa bwiza yatugejejeho. Ndashimira n'ubuyobozi bwa leta ubufatanye, ndashimira umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaza ijambo ryiza yatugejejeho mu izina ry'ubuyobozi ahagarariye. Ndashimira abantu bose bafashe ijambo mbere yanjye, ngashimira abatweretse ibihangano abana bacu, batweretse imikino, umuvugo, imbyino n'ibindi byose. Ibi byose byatumye uyu munsi uba akataraboneka, kandi ndizera ko tuzasarura imbuto nyinshi kuri uyu munsi mukuru wabereye hano muri paruwase ya Bumara mu rwego rwa diyosezi yacu ya Ruhengeri. Imana soko y'imigisha yose idukomereze, dukomeze tumurikirwe n'ijambo ryayo. Ijambo ryayo ridutungire ubuzima kandi riboneshereze intambwe zacu. Yubile nziza, Imana ibahe umugisha. Mwongere munize amashyi dushimire umubyeyi wacu hano baduhaye kuri uyu munsi mukuru duhimbaza Yubile impurirane. Nagira
murakoze. Nitwa Irarengera Theodosia ufatanyije na Duhabungabire Elizeusi. Mugaba Abraham